batangira urugendo rwabo bafite inzozi nto, ariko uko imyaka igenda ishira ibikorwa byabo bikagenda bibageza ku rundi rwego. Umwe mu bo twavugaho ni nka Murindahabi Irene wamenyekanye cyane cyane ku mazina ya M Irene. Akaba umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda. Akaba ari nawe tugiye kugarukaho mu cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Mukaba muri kumwe na Umwisasine. M Irene yamenyekanye cyane binyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Magic FM, Isango Star na Isibo TV, aho yakoraga mu biganiro ndetse n'ibikorwa bijyanye n'imyidagaduro. Kuri Isibo TV yamenyekanye cyane mu kiganiro cya The Choice Live, aho yakoranaga na Philipita. M Irene ntiyagarukiye kuko umunyamakuru gusa. Yatangiye no kwinjira mu bijyanye no guteza imbere impano z'abahanzi. Ari naho izina rye ryatangiye kurushaho kumvikana mu muziki nyarwanda. Mu bahanzi yakoranye nabo twavuga harimo Niyo Bosco, Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas yatangiye kubafasha mu mwaka wa 2020. Icyo gihe bari bakiri bato kandi amazina yabo ataramenyekana cyane nk'uko bimeze uyu munsi wa none. Ubufatanye bwabo bwaje gutanga umusaruro ukomeye, indirimbo zabo zitangira kumenyekana cyane, n'amazina ya Vestina na Dorcas akomeza kuzamuka ku rwego rushimishije mu muziki nyarwanda. Urugendo rwa M Irene ntirwabaye urw'ibyishimo gusa. Mu mwaka wa 2021 habayeho ikibazo cyatumye M Irene na Vestina na Dorcas batandukana bwa mbere. Iki kibazo cyavuzwe cyane mu itangazamakuru. Nyuma y'igihe gito bongeye kumvikana bakomeza gukorana kandi urugendo rwabo rukomerezaho. Mu mwaka wa 2022 M Irene yafashe indi ntambwe ikomeye. Yasezeye ku Isibo TV avuga ko agiye gukomeza ibikorwa bye bwite. Nibwo yatangiye gushyira imbaraga nyinshi ku mushinga we My Empire. Aha M Irene yatangiye guhindura uburyo yakoraga umwuga we. Irene Murindahabi kasha makokero cyangwa se Morodecai Radio. Ava kuba umunyamakuru gusa atangira no kwikorera no guteza imbere impano z'abahanzi. Nyuma y'imyaka myinshi mu itangazamakuru no mu mucungire y'abahanzi, mu mwaka wa 2026 haje impinduka ikomeye. Vestina na Dorcas batangaje ko bahagaritse imikoranire yabo na M Irene. Nyuma y'imyaka myinshi bakorana, Vestina na Dorcas aba bakobwa bashimiye My Empire uruhare yagize mu rugendo rwabo, ariko bavuga ko bahisemo gukomeza urugendo rwabo bigenga. Ariko M Irene ntiyahagarariye aho. Kugeza mu 2026 ibikorwa bye byakomeje kwaguka. Usibye itangazamakuru n'umuziki, yatangiye no kwinjira mu ruganda rwa sinema, aho yateguye umushinga wa filime ayita Isereri. Nayo ikaba iyindi ntambwe nshya mu rugendo rwo gukora ibikorwa bitandukanye mu myidagaduro. Usanga yaravuye ku kuba umunyamakuru abushyigikira n'umujyanama w'abahanzi. Yubaka My Empire. Hanyuma atangira no kwagura ibikorwa bye mu zindi nzego z'imyidagaduro. Ni urugendo rwaranzwe n'intsinzi, impinduka, ibihe bikomeye no kongera gutangira. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko M Irene yakomeje gushaka indi ntambwe. Uyu munsi M Irene ntabwo akiri wa munyamakuru gusa abantu bamenye kuri televiziyo. Ni umuntu wubatse izina mu myidagaduro nyarwanda, kandi akomeje kwagura ibikorwa bye mu muziki, mu myidagaduro no muri sinema. Nyuma y'urwo rugendo rwose M Irene akomeje kwagura ibikorwa bye. Munyemerere icyegeranyo cyacu tugisoreze hano. Komeza ukurikire Verora Storyline, aho tubagezaho inkuru z'abastari, amateka yabo n'ibyo benshi batajya bamenya inyuma y'amazina yabo. Verora Storyline, inkuru inyuma y'amazina.